hariya oya ntago namuvuzeho sha umuntu witwa Claude reka nkubwire sinigeze mvuga ku muntu witwa Claude nigeze mfata ka video yakoze Claude ugomba kumutinya koko oya ntago mutinya turagera kuri Claude ugahita uvuga uti oya uzi impamvu se nashaka kuvuga ibintu bya Claude ndimba umudamu arahaguruka arambwira ngo Elize uko nkubwira uko ngo mana yanjye ngo ufite ngo ubwoya bwiza gutyo ngo umugore wagushatse numva umudamu utangiye iby'ubwoya yabuze umwana nukwanga ibyo byose yabivugaga ari coding amajwi cyane turi muri studio arambwira umva kuntu yambwiye turi muri studio rero ahari amajwi yaturutse arambwira ati Elize giye narose uzi wanjye mbyamanye n'umusaza umusaza w'ikidayimoni atumutera ishoti turamwirukana turaryamana ati Sarongo yatanze amafaranga kugira ngo Elize bamurwanye urumva hari umugabo uri kubivuga witwa Pasteur Juste ati bwose twakurwanyije kubera Sarongo wamuvuzeho maze kumuvugaho ati rero ahita ahamagara Claude n'abandi bana ba amafaranga ngo bakurwanye ariko humvikanagamo amajwi n'undi yo gutereta urumva ibyo ndimba kandi tega amatwi ukuri guhari nakubwiye ngo amajwi yakasemo aho mwatangiriye ariko aho umutereta mwahuje urugwiro arahagaragaza ese yashyiramo aho mwatangiriye byari kuba bisobanuye iki kandi bigaragara ko n'ubundi mwahuje urugwiro ukagira ubwo umutereta abantu bari gusobanukirwa bari kumenya ukuri noneho icyo nanishatse kuvuga niki ndimba ndi umusirimu ushaka byemere cyangwa byange ndi n'umustari ushaka byemere cyangwa byange Elize nabaye umusambanyi sinasambana n'umuntu waje kwatura ko ari indaya mu rusengero nanasambanya abafite amafaranga ahubwo noneho babasirimu abo ngabo bari aho ngaho ugatinya kuvuga Claude kandi Claude nge hariya mvuge ibyo yabize hano ni kanashire kugira ngo ubone ko navuze kuri Claude kubera ko Claude yaravuze ati ntaho wandika banzu nyumve simvuze ko nta murega bifitiye n'uburenganzira n'amategeko arabinyemerera n'ikirego ndagifite giteguye cyanditse neza n'amavideo yose yankozeho yose ndayabitse urumva icyo ntarafata umwanzuro urumva ngiye kudepoza cya kirego urumva ntumbaze impamvu yagiye kurega kuri RIB ya Kimihurura urumva ko yavuze Elize yaje kurega hano nindega hano kandi nkambona ibintu bari kunshinja ngiye ntabishaka ndeka nge muri RIB ya Kimihurura nani kwedi kota nibwo bari bugire gute nigo bari bumfashe aragenda ajya kuri RIB ya Kimihurura ngiye kumva numva barampamagaye barambwira ngo hari amajwi wavuze gutya na gutya ndimba reka nkubwize ukuri noneho n'abantu basobanukirwa kuri kwa nyabo uko kuri niko gukenewe urabona ari amajwi yego nageze mu rukiko ndatungurwa ndimba Imana ni Imana uriya mugore yagize gutya nge nta na nimero ye nagiraga ubwo yazaga ku rusengero agataha saa 8 z'ijoro hari umugabo wajyaga umucyura nijoro yego yaracuruzaga nkagira n'igihe mubwirana ariko ko abadiyakoni bahari wagiye ubara amaji n'amazi n'amabiswi ukabisiga ugataha iki gihe ni igihe ki yagiraga abana babiri uw'imyaka 8 n'uw'imyaka niba ari 3 sinibuka niba ari 3 akabasiga mu nzu bonyine aza kugenda asanga umwana yabuze yampamagaye inshuro zirenga 8 10 na zingahe nta nimero ye mfite yego ndamuhamagara mu gitondo abone iyo nimero yamamagaye ndamuhamagara arambwira umukozi w'Imana nabuze umwana ibiki wamubuze utese ati nageze mu rugo nsanga gato karahari ntikariye amatara ari kwaka umwana ndamubura ndambwira nti rero gerageza ushakishe mu baturanyi wasanga kari mu baturanyi rero karyamye nubona byanze ujye ku kagari ujye no kuri RIB bamenyeshe ko wabuze umwana Elize ndashaka ko tujya ku majwi nyine niho nshaka kugera yego noneho biragenda bigeze hamaze nk'iminsi nambwe ati umwana yabuze nambwe nti rero nigeze ndangisha umwana wabuze ndamubona ndi kuri televiziyo BTN ngwino nsange mu rugo yangiye kurangira nguhuze na Keve n'umunyamakuru wacu kuri BTN ko nandi kuri BTN icyo geno nakoraga yego noneho mpamagara witwa Keve Christian nambwe nti rero hari umudamu wabuze umwana ngiye kumukorereza umukorera inkuru yego noneho Keve arambwira ati nta kibazo noneho Keve ahita ati hari inkuru ngiyemo ndi butinde kuza wa mudamu ntaho yari afite ari bujye azi wanjye yicara iwanjye ko yavangwa amazi iminsi natarya n'ibiki araza ageze iwanjye nyuma hamagara Keve niko watinze ati nkorera iyo nkuru numara kuyinkorera ngenda aza mfata amashusho ngiye nyisome yego none ndangije inkuru ndayikora maze kuyikora ntegereza Christian ndamubura ndavuga ntari kumwe ko kuri channel yanjye irebwa reka naho mpanyuze itangazo yego tujya mu kiganiro dukora ikiganiro
arimo ari kurira n'agahindura byumva nyine ibintu nk'ibi. Tumaze gukora ikiganiro rero Ndimba umudamu arahaguruka arambwira ngo Elize uko nkubwira uko ngo mana yanjye ngo ufite ngo ubwoya bwiza gutyo ngo umugore wagushatse numva umudamu utangiye iby'ubwoya yabuze umwana ati umugore wagushatse ati biki n'ibiki ugira umutima mwiza ibintu nk'ibyo turamufasha muha amafaranga 15,000 aragenda na uploading ikiganiro Ndimba uwo munsi turi muri studio ayo majwi mu rukiko arahari ahubwo yazanye kuri YouTube yazanye amajwi yakase nkanabwira abantu ngo ya majwi umugore yazanye siyo urumva nukwanga ibyo byose yabivugaga recording amajwi cyane turi muri studio arambwira umva kuntu yambwiye turi muri studio rero ahari amajwi yaturutse yego arambwira ati Elize giye narose uzi wanjye mbyamanye n'umusaza umusaza w'ikidayimoni atumutera ishoti turamwirukana turaryamana ntigiye ndyamana nawe ntituraryamana ntiwarose nabi watewe bikomeye cyane noneho aragenda muha amafaranga 15,000 amaze kugenda nyuma y'iminsi 2 nandi kuva mu mujyi ndamuhamagara sanga yampamagaye yambuze yego ndamuhamagara ko yampamagaye ndi mu kiganiro kuri televiziyo BTN ndamuhamagara ndambwira ntibite nta makuru y'umwana nariko mbwira urumva ndamubaza nti ibintu wambwiye n'agahinda wari ufite bihurira he uguryo ko kubura umwana urambwira ngo wabuze umwana uri muri ukurera muri studio n'ikiganiro ndagifite arira ku buryo yakoze ikiganiro arira akaba ari ngiye ugenda usobanura nicyo kiganiro ndagifite noneho ndangije ndamubwira nti ubihuza gute no kuza ureba amaboko n'ibiki byose ubwo nagiraga ngo amaboko ari ubwoye mite numva iby'abagabo bo ku rusengero bambwira yego kuko hari abagabo bambwiraga ngo uyu muntu wawe rero abeshya ko yaje gukizwa cyo cyamuzanye n'abantu b'iburayi bakampamagara ukuntu abacuruza umuntu agafata umuntu w'iburayi akamushyira ngo umuntu w'umunyempano werekwa akamurya amafaranga yego umuntu w'iburayi yarampamagara ambwira ati wa mugore yamuje n'umuntu ngo werekwa none barimo barandya amafaranga naye naremeye kumwishyurira amashuri ndagira ngo umubwire ko ntakimwishyuriye amashuri kandi nubwo uwo mugore yagiye kumwishyurira amashuri ari njye bimusabiye kuko uwo mugore yarambwiye ngo nta muntu ufite ubabaye twakwishyurira amashuri nteranya komite yose y'abantu 5 nawe arimo kandi ntiyari muri komite gusa nuko nari nzi ubuzima bw'abayemo mbaza abagabo turi kumwe ko mwese mbazi mubayeho muti hari umuntu ushaka kwishyurira umwana amashuri duhitamo uwo mugore twemeza ko tuzagira gute tuzishyurira abana be kwa uwo muntu azajya yohereza amafaranga akayamuha none uwo muntu ambwira ati ngiye nzajya nkohereza amafaranga ugende uyashyire kuri konti y'ishuri ry'umwana n'abagore b'iki gihe sinabizera ndamubwira nta kibazo upfa kumubwira amafaranga uzajya unyoherereza ubwo numva ko ambwiye ko ntayazohereza noneho wa mudamu kuri telefone ubwo ndimo mbwira nti sobanurira ibyo bintu byose aratangira ati mukozi y'imati reka nkubwire rwose ati nabwiye n'umuntu arambwira ati bana ibyo bintu bizaba ati witonde bizaba ati ngiye narose uza mu rugo turaryamana dukora imibonano tugira gute ibintu nk'ibyo ngibyo atangira ari gukora ikintu bita kuntereta my friend urabyumva umudamu ngira ngo numva amakuru yansobanukirwe kuko icyo gihe bo nari ntaranamubwira ko nzamwirukana icyo kibazo cya kitaraza kumbi we twatangiye ari kuri recordinga buri kintu cyose urumva ko yari afite target yari afite n'impamvu n'uwamuzanye kandi wabonye ko batangiye gusubiranamo umuntu avuga ati Sarongo yatanze amafaranga kugira ngo Elize bamurwanye urumva hari umugabo uri kubivuga witwa Pasteur Juste ati rwose twakurwanyije kubera Sarongo wamuvuzeho maze kumuvugaho ati rero ahita ahamagara Claude n'abandi bana ba amafaranga ngo bakurwanye ati burya n'intambara zawe zose zaturutse uri kubyumva ndi kubyumva cyane noneho umudamu azana amajwi ebana ya majwi yose mwavuganye muri studio arayakata oya ayo yarayo mu nzira tugenda akata amajwi ajyana amajwi atariyo ajyana amajwi yifuza ayo twatangiriyeho ntiyayajyana noneho tugeze mu rukiko urumva yandeze muri ribu barampamagara ngo batwunge n'iki ndabana muranyunga n'umuntu aranshinja ibyo ibinyoma aragira gute urumva mu kirego yatanze ntiyatanzemo ko namukoze mu myanya y'ibanga ariko kuri YouTube yavuze ko namukoze ngo mu myanya y'ibanga naye baza umuntu uri kurira wabuze umwana Elize rwose Elize uri aho ngaho wagiye gutereta umugore wabuze umwana uri kurira aho ngaho ariko yari yamaze kugukunda yamaze no kubona ubwoya bwawe bwiza bwo ku maboko noneho Ndimbati rero njya mu rukiko ubwo biragenda bigera kuri pariki pariki irampamagaza pariki barambwira ati ko uyu ndetse na dosiye muri ribu baye barayiretse bayishyinguye uriya mugore arasara byo gusara ribu irongera irampamagara ati rero Elize wa mugore
shaka ikiganiro wamukozeho ugikure kuri YouTube ati uyu mugore ameze nabi. Urumva ugikuraho ikiganiro ngikuraho, urumva RIB niba rimbwiye ati gikureho turebe ko yongera guteza amahane, kuko yajyaga kuri RIB buri kanya kujya gusakuza noneho birangije rero ngeze kuri parike irambwira, ndabwira nti ngewe ntacyo umutima ushinja, ntacyo mbabara. Elize sinabura 300 na miliyoni, sinayibura n'ebyiri sinazibura. Kumbwira ngo umuntu agiye kugaragaza amajwi yuko ndi kumusambanya, ndi kumutereta, ndi kugira gute, nta ayo mafaranga wanayaguze utayafite ngo yatange. Ariko ngiye nagomba guhagarara ku kuri kwanjye nzi umutima wanjye. Ariko humvikanagamo amajwi n'undi yo gutereta. Urumva ibyo ndimba kandi tega amatwi. Ukuri guhari nakubwiye ngo niba yarohereje abagabo, yohereje umugabo witwa Benjamin wanjye mu rugo, yego, yohereza umuntu witwa Trezor iwanjye mu rugo, yego, yohereza umuntu witwa Eric iwanjye mu rugo, yego, yohereje abantu benshi wanjye mu rugo, yego. Umuntu akaza ati wahaye uriya mugore nk'ibihumbi 500 cyangwa 800 hakugira ngo agushyire muri ayo mafaranga yayakaga kugira ngo atajyana amajwi. Yavuga ati ndekera hano macururize, cyangwa se niba yanze ko ncururiza hano nampa ibihumbi 800 ne gushyira amajwi hanze. Gusa ikigaragara ndabwa nishira amajwi hanze rero wenda ikigaragara ikintu nge nakumvamo nuko amajwi kugira ngo yafate anayabike, wenda ku mugani bishobora kuba yarari kuri misiyo. Ariko se aho ngaruka ku cyerekeranye n'amajwi wenda kugira ngo dusobanurire abantu, nuko ngo uravuga ko yakasa amajwi yakasemo aho mwatangiriye, ariko aho umutereta mwahuje urugwiro arahagaragaza. Ese yashyiramo aho mwatangiriye byari kuba bisobanuye iki kandi bigaragara ko n'ubundi mwahuje urugwiro ukagera ubwo umutereta ukagera ubwo abantu bari gusobanukirwa, bari kumenya ukuri. None umva ayo majwi ikintu yakoze mu rukiko kugira ngo nze kugaruka ngaho umbajije. Muru nageze kuri parike mbabwira ko nge ntacyo nakumvikana n'uyu muntu. Nabwiye uyu muntu ntacyo umutima ushinja, ntacyo namukoreye, n'ibyaha yandeze hano sibyo ari kuvuga kuri YouTube. YouTube avuga ko nashatse ko namusambanije, namukoze mu myanya y'ibanga. Mu rukiko bavuga ko nge namwise indaya. Nicyo kirego cyari gihari, ngo narangiza ngo nkanamutereta ngo yanyima ngo nkamwita indaya. Urubyumva? Noneho mfata ama video yivugira ko ari indaya kuri YouTube no mu rusengero byivugira. Nyashyira none amajwi umucamanza arangije abaza umushinjacyaha avuga ati Elize muramurega iki, muramushinja iki? Kwa kundi nyine babanza baravuga gutya na gutya na gutya. Ati okay, barambaza ndasubiza, barangije bageze ku gihe cy'amajwi abaza umushinjacyaha ayo majwi avuga iki. Ati amajwi ari nk'ibintu by'ubusambanyi n'ibiki byose. Ati okay, ati rubanza rero rajya mu muhezo, ati mwese musohoke hasigare Elize gusa. Bose barasohoka, hasigara ngewe n'umushinjacyaha n'abacamanza. Ngo mudamu nta wari uhari nayo bamusohoye. Bamaze gushyiramo amajwi amwe natekerezaga ko navuze ntabonye kuri YouTube nyasanga ari mu rukiko. Ni nk'Imana yabikoze. Yandi uko mwatangiye, uko twatangiye turumva amajwi n'umucamanza arayumva, turayumva. Nkimara kumva amajwi atangira ndavuga nti urubanza rurarangiye. Kandi nari navuze nti nta n'umwavoka nzashaka pe. Abantu bakambwira turabona bari kugushinja kurwanya leta kugira gute, ko bari bugufunga bashatse umwavoka. Ntawe nshaka, ndagenda genyine. Ndimba umucamanza amaze kumva ya majwi yose agezeje ku musozo, ahindukirana umushinjacyaha amubaza ngo ubushinjacyaha uyu mugabo mwamuzanye hano gukora iki mu rukiko? Ni ibyaha mu murega biri muri aya majwi biri hehe? Atese mwaba mwarigeze abaza umushinjacyaha, mwarigeze mwumva aya majwi ku buryo mwadusobanurira ingingo mwashingiyeho muzaniye umugabo hano? Arangije aravuga ngo nabyumvishe gake, ngo ariko ntikucyuza n'ibintu umvishe gake kandi biri mu majwi. Urumva? Arangije aravuga ati aranamubwira umucamanza, arambwira ngo ubutaha mujye mwe kujya mutuzanira imanza mutarebye. Urumva? Arangije umucamanza ubwo arambaza ati ntacyo wongeraho, ndamubwira. Barangije bavuga ati urubanza ruzasomwa itariki n'iyi. Nditahira ndagenda, ngarutse nje gukatirwa basoma urubanza dukurikije ibintu bidusanze. Nsengimana Elisa ibyo ashinjwa bitamuhama, kubw'ibyo agizwe umwere. Noneho icyo nari nshatse kuvuga niki, Ndimba ndi umusirimu ushaka byemere cyangwa byange, ndi n'umusitari ushaka byemere cyangwa byange. Elize nabaye umusambanyi sinasambana n'umuntu waje kwatura ko ari indaya mu rusengero. Nanasambanya abafite amafaranga, ahubwo noneho babasirimu
abo ngabo bari aho ngaho. Jewe ikintu nashaka kumenya cyuriya muntu kubw'amakuru nari mfite kuri uwo muntu n'abantu yagendaga arya amafaranga, ngiye nashaka kumenya uyu mugore niki cyamuzanye. Uyu mugore waje avuga ngo ni indaya, ngo yicuruzaga yaryaga avuye kwicuruza, uyu mugore niki cyamuzanye. Ubwo turaganira ayo magambo turayaganira, ndabwo ntese ubwo ngusabye wampa, ndabimubwira gutyo. Birumviye arangije avuga ati ngewe ati ndabitinya, ariko twabireba twabyumvikana abantu babiri bari kumwe ntacyo batakora. Mba ndamwumvishe. Yego. Turaganira ndimba. Nageze mu rugo mwohereza message ndamwandikira ngwandumva rero nkubwire mushiki wanjye. Ngende umukozi w'Imana na message nawe yivugiye ko namwandikiye ama message. Ndabwira ngende umukozi w'Imana, izo nzira sinzi igendamo ikindi. Urukubyumva? Ndashaka kukumenyesha ko ibirego byawe ibyo bakurega hariya nawe uzi. Urumva? Tugiye kuguhagarika hariya. Tugiye kukwirukana hariya. Aho rero byatangira ari amajwi aza hariya hanze. Impamvu rero ayashira hariya buri wese akayavugaho uko ashaka. Je ntacyo umutima wanjye ushinja. Elize nabaye umusambanyi shana. No kuvuga ngo abantu bumve ko ayo majwi wamuterese uri nko kumuneka. Ako se ndimba. Byabaga nko kumuneka kugira ngo turabizi twari ukumuneka nta kintu. Kuko nari mufite nicyo gisubizo. Nari mufite amakuru arenza 667 n'abagenzi banjye bose bamuzi. N'umuntu akaza ku rusengero akamuturegera. Urumva? Noneho rero ndangije ni nayo mpamvu avuze ati amajwi ngiye kuyashyira hanze ni utampaye amafaranga ntigenda ushyire hanze. No muri ribu ngiye sinjya nsaza imigeri. Nakoze icyaha ukanshinja ati wakoze icyaha, nsenga Imana iriza icyaha ntacyemera. Kuko ni nabyo nigisha abantu kwemera ibyaha no kubabarirwa. Urumva? Umuryango wabyakiriye tumaze kumva ari amagambo nari amajwi. None se umuryango nta muntu wakira ikibi nka kiriye. Ariko twebwe nanone ikiza umuryango wanjye uransobanukiye uranze. Nubwo agenda akawubeshyera ari akagira gute. Uretse n'umuryango wanjye n'abandi bantu baranze. Babyumvise? N'abandi bantu baranze baransobanukiwe. Uriya yaje afite target nkuko Pastor Claude waramwiyumviye nani Pastor Justin bivuga ati wowe Claude waradushutse uzana umugore waturutse hehe, uriya nyine avuga uriya ati muraza mukora amajwi mukora ubusikama muraduhamagara ngo durubwino nimuze ducuruze Elize. Aturabizi ko Sarongo yaguhaye amafaranga kugira ngo ujye kurwanya nde ujye kurwanya Elize. Mukoresha uriya Sarongo yaguhoraga ikiwe. Sarongo urumva hari ukuntu bigeze yajyaga gukora amakina mico ngo yagiye hejuru y'amazi ngo yagendeye ku gataro kandi ari ibintu bya montage bakoze hariya nkanjye wakoze montage kuva kera ndabizi biriya byose. None kugira ngo abantu bamuyoboke n'ibitangazamakuru bikagenda bibyamamaza ngo yagendeye hejuru y'amazi, ibyo ndabyumva ndabyihorera. Numvaga nta n'impamvu yabyo kuko abapfumu benshi bakora byinshi. Umunsi umwe raza gukora ikosa rikomeye cyane rituma ntashobora guceceka. Yagize gutya hari ibigabo bimeze nk'ibikorano twagiye kubona kuri kamera tubona ngo yagiye gusengera mu butayu. Byagiye mu mazi ngo tujye gushaka imbaraga zo gusenya ibigirwamana byo kwa Sarongo. Ati twebwe turabakozi b'Imana turaba pastor iti nago tuzemera ko umupfuma akomeza gusuzuguza izina ry'Imana muri iki gihugu. Tubirebye nyine turavuga ati ariko wasanga ari byo wasanga bagize ishyaka ryiza. Barahaguruka bajya kwa Sarongo. Bari babiri. Umwe aragenda afata igicuma gikubita hasi. Undi atera agataburete hasi. Sarongo aragenda ajya mu nzazana inkona akajya yibatunga. No bagagara na Bibiliya bitura hasi. Bamaze kwitura hasi Sarongo avuga amagambo ngo byaba ngo za mana za ya madini ngo babarokore ngo diri pastor ngo by'ibigoryi ngo byaje ngo bije kundwanya ngo none ngo mberetse imbaraga shango ni muziyoboke. Nkange rero uzi imbaraga z'Imana icyo zikora uzisobanukiwe. Nibwo nagiye kuri kamera. Urumva? Ngiye kuri kamera ndavuga nti Sarongo ibi bintu ukora wihaye byo kujya wirirwa usuzuguza Imana. Wirirwa uzana abantu b'abanyamitwe ngo naba pastor baje kurwanya kandi ari abantu bateguye ukabaha amafaranga. Ibi bintu nutabireka ngiye kukwereka imbaraga ziri muri nsenga Imana Elize kandi mu gihe gitoya cyane ugiye kubona ingorane zikujeho niba udahagaritse ibi bintu. Wibeshye wongere n'umunsi warimwe ukinisha ikintu kitwa ngo n'umukozi w'Imana. Wanavuze ko na Claude yabaga yashinze kamera. Hariya oya ntago namuvuzeho. Sha umuntu witwa Claude reka nkubwire. Sinigeze mvuga ku muntu witwa Claude. Nigeze mfata ka video yakoze. Claude ugomba kumutinya koko. Oya ntago mutinya. Turagera kuri Claude ugahita uvuga uti oya. Uzi impamvu se nashaka kuvuga ibintu bya Claude. Nuko mu byo ntekereza bibiri nshobora kugira n'uwazabimubaza utarigewe. Nshobora kugira n'uwazabimubaza utarinde utarigewe. Rero niba nshaka ko hari uzamubaza ibyo ngibyo nubwo ntarabifatira umwanzuro sinshaka kugaruka kuri Claude. Yaguteye ubwoba. Bwabwo yaguteye bwaragufashe. Ese ushobora kuba wenda unyitiranye. Oya ntabwo mukitiranya. Erega abantu turimo gusobanurira n'abantu baduteza amatwi. Urimo turagera kuri Claude ugatinya kuvuga Claude kandi Claude
njye hariya mvuge ibyo yabize hano ni kanashire kugira ngo ubone ko navuze kuri Claude. Hanyuma jewe icyambere banza umenye nakubwiye ko nabaye mu itangazamakuru kuva 2008 kuri televiziyo y'u Rwanda nta indi televiziyo ihari. Urumva nkora ibiganiro nkanyuzaho hariya nkakora rimwe na rimwe n'amakuru. Mvayo njya kuri BTN nabaye nakoze indirimbo muri iki gihugu nkora ikintu cyitwa ibihangano by'abahanzi. None ikindi ngewe ncururiza abakiri. Ngenda nkamamariza umuntu akama amafaranga. N'ifoto yanjye dore twicaranye ngura umustar. Ngewe amafoto yo ngiye muri publicité barayishyura. Wabyumvise? Nubatse izina kugeza ubwo umuntu namamarije ifoto yanjye n'ijwi ryanjye mvuga ngaragara byishyura buri kwezi. None rero iyo niyo business intunze yo kuba namamariza abantu. Hanyuma se Nsengimana uri kwamamariza inganda z'abantu kugira ngo zitere imbere. Ndajya harangiye gutukana bya bishego n'ibiki byose ngiye gutongana ndabyunguka mwikiza. Ko nashaka ko atari views nkeneye nka Claude, ko ntakeneye gutungwa na YouTube. Amafaranga yava kuri YouTube ko atakemura ibibazo by'iwanjye mu muryango. Ubu ndaza kuvuga noneho ikindi ndi umukozi w'Imana, ndi umukristo, mvuga ijambo ry'Imana. Wenda ntabwo nakoshya cyangwa nkubwire ngo nawe wenda utukane, ariko icyo nagira ngo abanyarwanda babanze basobanukirwe kandi ari bo basobanura, ni nacyo nagutumiriye, ni uburyo ki ese ni iyihe mpamvu Claude yaba arimo gushyiramo imbaraga mu kukurwanya, ndetse ikindi cya kabiri nk'uko wabivuze niba atari ugutinya kugutera ubwoba, yavuze ko ntaho wamurega, kuki utinya kumurega? Ikintu cyo kurega bakigarutseho cyane wanagitinzeho cyane. Nakubwiye ngo kubera ko Claude yaravuze ati ntaho wandika. Banza unyumve, simvuze ko nta murega, bifitiye n'uburenganzira n'amategeko arabinyemerera. N'ikirego ndagifite giteguye cyanditse neza n'amavideo yose yankozeho yose ndayabitse. Urumva icyo ntarafata umwanzuro numva ngiye kudepoza cya kirego ndagifite, ariko ntekereza ibintu bitatu. Nanabivuzeho kare, navuze ni kurega Claude biranyungura iki muri jewe. Baramufunze, reka mvuge ko bamufunze. Yaransebeje kumufunga kwe ntibirankuraho icyasha yagize gute yanshizeho, ariko azaba bihaniwe nk'umuntu wakoze icyaha. Ndabyumva, ariko sinyungu Nsengimana Eliza afite muharanize. Cyakoze hari abantu baruhuka benshi, kuko singe yatuka singe yubahuka, wenda societe yaruhuka, abantu baruhuka, abantu bafite imibabaro myinshi cyane. Urwo byumva, ariko ubundi nta kindi nta yindi nyungu yo kuba bafunga Claude urugo rwanjye rwabigiramo. Gusa kubera kurwubahuka no kuvogera akagera mu rugo akagera mu cyumba akagera hehe, icyo ntabwo nshaka kukihanganira. N'umuntu ukubwira ngo wanga igihugu uvukamo, ubamo, utuyemo, wubatsemo inzu amamiliyoni angana kuri ukagenda ukashyira hari Kanombe, ukegera n'uza n'icyo gisirikari ugashora business y'ubwubatsi ingana kuri hariya, warangiza ngo urwanye igihugu. Umuntu urwanye igihugu se wajya gukora ibyo bikorwa? Ikindi izo nzego zihari, ariko umuturage utazi ibyo ari byo warabyemera akavuga ati wa mugabo arwanya igihugu. Ababyemeye se bangana iki si benshi? No muri commentaire za uri buze kubibona. Wakomeje kubivuga hanyuma ujya kubaka hafi y'igisirikari cyangwa ujya gushyirayo na ofisi nk'uko babitubwiye y'ubwubatsi. Tunabwira abantu bakwibuke baguha baze rwose tububakire kabisa. Mfite aba engineer bazi ko waba waraguze ikibanza aho ngaho mu rwego rwo kuvugutireka nirengere cyangwa nereke n'abantu ko ntarimo gutinya rwose negere igisirikare cyane. Undi wari usanzwe hafite ikibanza cyari gihari, ahubwo ikibanza gihari. Urumva abakunzi bacu imiryango yacu burya myinshi itumenyera kuri nahoze nkubwira ngo abantu bakuzi bagwaye igiceri cy'ijana ubukire bwaba bwarangiye bitewe n'abantu bakuzi. Nahoze nikubwira siwe wenyine rero, nanjye ubwanjye ndazwi, nimbwira ngo ndazwi yego tukumvikana. Bivuga ngo rero twari tugeze Mana yanjye karaba nari ndimo nkubaza nti yaba ariyo mpamvu waba waragiye ukajyana ofisi. Yewe urumva nagiye kuri YouTube, urumva hari abantu b'Iburayi bagiye baza muri rusengero nk'abasengera bagakira bakaboka, ntawe natse amafaranga ntawe natse ituro. Yego none urumva rero niba ngiye guterura igikorwa kingana kuriya cya miliyoni 50, kuba wabwira umuvandimwe kugiye kubaka icyo si icyaha? Ni icyaha se? Ntabwo ari icyaha. Maze kubivuga rero ubundi niho nyirabayazana yatangiriye. Ibigarasha imuhaye amafaranga, iriyanza agiye kubaka, nanjye ngiye kubaka etage. Ndanabihindura abantu ubwo bandabihindura rwose. Na etage nangiye kubaka nayishyize kuri nuza n'igishushanyo mbonera cyayo nagikoresheje. None ndangije nabandi ibyo byose ibi bintu ndabona bigiye kuba birebire.
noneho nahise nanatekereza navuga ni ibintu bifite umuvuduko ungana gutya hari akazi bigiye kunyima, hari abakunzi banjye bagiye kunshikaho kandi nako byagenze. Akazi nahise akazi kenshi kubera ari amagambo ndagenda niyubakiramo kadastre bisanzwe. Uri kubyumva? Ntabwo rero buguteye guhindura pura yawe. Nta kutari buyihindure kuko twese turi abanyarwanda, ni baki umuntu haguruka avuga ngo ufite miliyoni 50 zo guhita nzamura inzu, sibyo? Wenda ushobora kuba ufite nka miliyoni runaka. Nuko ko guhindura inzu kwari kugira ngo ya mafaranga barimo bavuga ibigarasha biguha oya batabona ko yafite. Jewe sinkubeshye, ntabwo nari mfite amafaranga yakuzuza inzu yose, ariko giye nagiraga akazi keza, nari mfite kontra nziza wa mugabo ngiye namamarizaga umuntu ufite uruganda rw'amabati na matera, nari mfite kontra yo guhembwa buri mezi 6 kandi gahembwa amafaranga meza. Ku buryo amafaranga rero nayateganyagamo kuyubaka inzu na etage nkazayirangiza, kuko ngi navanire kamembwa amezi 6 negeranya amafaranga. Urumva nari maranye nawe imyaka 8 nkorana nawe, yari umukiriya nizeye, ubu naranamutakaje ntawe mfite. Urumva rero gutegura kubaka etage, niba nari mfite ubushobozi bwa miliyoni runaka wenda ntavugiye hano, nari mfite akazi, mfite n'inshuti rega, nge nari mfite inshuti nyinshi. Hari nk'umuntu wampamagara ati nzaguha $1000, undi ati uzambwire nugera igihe cyo gukinga. Umuntu ukona afashe wa muntu yikubwiye, ukona afashe ikiganiro Korode yakoze ngo nkorana n'ibigarasha, ngo nkorana ngo nabanahimana niba ari nabandi, ukabona ranshe yarinze. Kandi abanyarwanda dukunda iki gihugu, abantu bakunda iki gihugu bitewe n'amateka yacu. None rero umuntu uri hanze, burya nugo bari hanze uretse abarwanya leta, ariko benshi ubuzima bwabo hano mu gihugu banahakora ama business. Umuntu abwaterize rwose rero ibi bintu bitarakemuka, ari nabambwiye ati banze ujye muri ribu tubone ko ibyo bakuvuga atari byo ngiye mbone kuguha amafaranga, ariko sinaguha amafaranga bakuvuga ko ukorana n'iki n'imitwe y'iterabwoba. Urabizi ko umuntu akohereje amafaranga bavuze gutyo byaza kumenyekana ko ari byo, nawe atinya ko bamuhana. Sibyo bituma n'abantu baye bakwemereye kugufasha ntawe ushobora kugufasha. Urumva mbihomberamo rwose, icyo bita kubihomberamo. Ntago rero nagiye kubaka kubera ko noneho ikindi kintu gitangaje, iyi simukadi yanjye nyifite kuva muri 2002 ndimba. Yego. Nayitunze ndi mu banyarwanda ba mbere batunze amasimukadi hano mu Rwanda. Yego. Nayitunze ari 08 karindwi itarajyaho. Urumva na MTN yigeze bimembera nk'umunyarwanda watunze simukadi itarahindutse, yarabimembeye kandi uhamagarwa cyane. Barabimembeye rwose MTN. Urumva iyi nimero yanjye niyo nkoresha, uretse wenda indi ngira nafunguye yo kushyira kuri company yanjye, niyo nkoresha kuva muri iyo myaka yose. Iyi Kigali nyimazemo imyaka iri muri 30. Babyumvise? Yego. Kandi muri Kigali nabaye mu karere ka Nyarugenge, igihe ntabaye mu karere ka Nyarugenge ni nyuma ya Covid gusa nimukiye muri Kicukiro. Bivuga ngo rero jewe ndi umuntu ufitanye ikibazo na leta, nta kagari karampamagara mu buzima bwanjye, nta kibazo barampamagara ngo nateje ikibazo muri quartier aho ntuye. None rero kumva umuntu akuvuga ngo uyu muntu akorana n'imitwe y'iterabwoba. Elize tugitangira watangiye ubwira abaduteza amatwi uvuga uti abantu bampaga n'amafaranga nkayanga. Ndetse hari n'uwampaye inzu ndayanga. Nyuma waje kwisubiraho ute kugira noneho nutangira kubaka ube wakerekana abantu noneho ko bakohereza amafaranga, kugeza ubwo byakuviremo ikibazo ku bantu batazi imikorere yawe naho kura amafaranga, kuba bashobora kuvuga ngo waba uyahabwa n'ibigarasha. Ese amafaranga yawe wakoreraga wayakoze uyasevinga birumvikana, kuba warazamutse mu kanya gato ukajya kuzamura inzu, abantu bakabona igishushanyo ari bo bakugeretseho ibyo byaha byose nubwo bitagufashe, yaba ariyo mpamvu ahari bashobora kuba bakwibeshyaho bakaba baraketse ko aya mafaranga wowe yavanye mu bigarasha. Ndimba abantu baranyitiranya buriye kuba bambonye kuri YouTube nayijeho 2020 yewe mu kwezi kwa gatanu nibwo naje kuri YouTube ngiye nibiraga mu bintu by'itangazamakuru. Sinari nzi ko YouTube inagabura nibyo byo kugabura byo kuba baguhemba kubera ko wakurikiranywe mbimenye vuba. Jewe nakoreye amafaranga kuva kera. Urumva reka nkubwire muri iki gihugu ubwanjye nkubwije ukuri nakoze indirimbo 870. Sinzi ko muri iki gihugu ari umuntu urazi kora ngo azishyire hariye sawe. Oya uzange se ubwo ari umuntu uririmba indirimbo zingana ziricyo z'abahanzi. Na televiziyo y'u Rwanda nagiranye imikoranire kubera studio yanjye yari ikomeye.
televiziyo y'u Rwanda urabizi ko ni ikigo cy'igitangazamakuru ariko ntago burya mu myaka yashize ntibari bafite ibikoresho bikwira mu gihugu hose. Televiziyo y'u Rwanda yamfashe nk'umuntu wari ufite ibikoresho bihambaye, amakamera ahambaye, amakompiyuta ahambaye, bye nari umuntu w'umustar na mbere hose. Na televiziyo y'u Rwanda hari ibintu najyaga nyikorera, hari ibintu bajyaga banzanira nkayikorera. Nari mfite studio hariya munsi ya City Tower, hariya munsi ya City Tower nari mfite studio ikomeye cyane, urumva. Noneho rero icyo gihe cyose narakoraga, wenda usibye ko umuntu agenda ahura n'ibizazana n'ibyago, naje no guhisha na studio n'amafaranga agenderamo gutyo, ariko ndi umuntu wakoreye amafaranga kuva kera. Ntago ari gitangaza Elize kuba yakubaka inzu, ntago ari gitangaza kumenya ngo amafaranga ava, kandi nta nubwo bari abashinzwe kumenya ngo amafaranga Elize yakuye. Mfite ikibazo leta imbazambaza ati twereka uburyo wubatse iyi nzu, aho nayibwira ngo dore uburyo nubatse inzu bakayibona bakabimenya. Reka wenda ibintu byose wabisobanuye, kandi abaduteza amatwi baraza nabo gucukumbura barebe buriya abantu tuba tubwira n'abahanga cyane. Harimo n'injiji ariko nazo nyinshi. Iyo mvuze mba mvuga abafana bacu, mvuga abakunzi bacu. Abo bakunzi bacu ntago umuntu yabashyira mu gatebo k'izo njiji. Injiji n'ubundi ubwo ziba zihari, ahubwo icyo nashakaga kugira ngo wenda tujya no ku musozo, umuntu aka kanya hagize umuntu uza akakubwira ko Claude yifuza ko mwicarana mukagirana ibiganiro ndetse mugasabana n'imbabazi, wabyemera? Ntago nakwicarana n'umuntu witwa Claude dusabana imbabazi ko nta cyana mukoreye. Biriya bintu byose avuga hariya, najya gusaba imbabazi azahamagara ibitangazamakuru byose baba barakoranye ibiganiro, ibyo binyamakuru byose kandi ndanabifite byose. Ibyo nzi ni 20 ingahe byagiye bikora ibiganiro. Niba reka nkubwije ukuri imbere y'Imana hano, si ubwa mbere basabye imbabazi Mutesi baramusubira. Niba hari ikintu ntakora ni ukwicarana na Claude ngo turasaba abantu imbabazi. Ndamusaba imbabazi ndakoze iki? Ni ibihe byaha nakoze? Mbo wenda mwateranya amagambo, ndetse avuga ko guterana amagambo wenda wowe ukaba nta ruhare ubifitemo wenda cyane, ariko ashobora kwisubiraho mu by'ukuri akumva kugira ngo abahoke umutima ari uko mwakicarana. Ese uvuze gutyo abantu ntibavuga bati wa mukozi w'Imana nawe arinangira? Hasi ubona Claude ari umuntu wo kwicarana na Pastor Claude koko? Urebye ibintu Claude avuga, kuko buriya ibintu byose nakuvuzeho, ibintu byose nakoze, ndetse si wowe gusa, haba ati ndashaka kugenda kuri buri wese wumva ko twaba dufitanye ikibazo, ariko ndahera kuri Elize. Kubera iki wakinangira? Nta kimana idakora, ariko ubwenge Claude afite none ntago yabikora. Nyamara byose birashoboka. Kereka avuye kuri YouTube. Byose birashoboka. Kereka avuze ati sinzongera kurya amafaranga ya YouTube, kuko niba ari akazi ka YouTube ntiyareka kuvuga. Kandi uziko ariko yavuga n'ibindi. Witsindagira iby'imbabazi za Claude. Twagiye tubona yagiye asaba imbabazi mu gitondo agahita yongera handi iti nagiye kuneka, burya ati nagiye kureba uko bimeze. Urumva imbabazi za Claude rero ziriya keretse amategeko, wenda itegeko ryamugeraho, kandi nabwo sinzi ko zazivuye ku mutima. Abantu baraza kutugira inama muri komante. Imbabazi Claude yasaba keretse zivuye mu mategeko, naho izo ku giti cyewe ntashaka gutinyuka gusaba imbabazi, kubera ko arabizi neza ko icya mbere yihagararaho, icya kabiri nibyo bimubeshejeho, nibyo bimutunze. Yasaba imbabazi atese. Ariko na mbere yuko agira YouTube yari ariho, aka kanya se YouTube zihagaze ntabwo Claude yakora. Nyine yabaho, ariko ubona ko ikintu abagamije urebye umurongo we wose, urebye umurongo ngewe narebye, rigeze mfungura channel ye ndareba kuva ku biganiro bya mbere byagiyeho ntago byari ibye. Nta kiganiro nabonye uretse ikiganiro kimwe yatabarije umuntu utasanga ari gutuka abantu. Urakubyumva? Biragoye rero kumva ko abantu barenga 100 yatutse ko agiye kuvamo akajya gusaba Elize imbabazi. Biragoye. None akaza kwiyemerera ngo ngewe navuze ko Elize akora n'imitwe yitera ubwo bambeshya. Yabitinyuka se nta yabigejeje. Biriya byihorera. None se kubeshya wenda ntabwo nta nubwo byamutera ipfunwe, cyane cyane ko yabivuze wenda hazi ko byakugiraho ingaruka cyangwa iperereza rizareba rigasanga ko gukorana. None ntabwo ari byo, kubera iki atabivuga? Kavuga ati naribeshye, cyangwa se nabivuze hari ahandi mbivanye, ndetse wenda agasobanura naho yabivanye. Ni ukuvuga ngo izo mbabazi za Claude kereka agiye nko muri RIB wenda agakora inyandiko mvugo, yamara gukora inyandiko mvugo akabisinyira, yamara kubisinyira ngatahana kopi, no muri RIB hagasigara na kopi, akandika n'ibintu agiye gusobanura,
ubundi Claude nta kibazo nagenda tukicara icyo ntacyo bitwaye ariko mugira inama namugira mugira inama Claude ntago ari Claude ugirwa inama wenyine ahubwo no kugira inama abantu kugira ngo bubahe niba tugize amahirwe tukabona YouTube Ndimbati wowe urabisobanukiye ibintu by'amateleviziyo twagize umugisha wo kubona umurongo wa YouTube ubundi iyi ni nka televiziyo umuntu afite kandi atashoye menshi kubona televiziyo isanzwe ngiye nayirutseho ndayishaka n'ubu nayinyishaka nshaka gushinga televiziyo isanzwe yitwa Isaro TV ariho kugira ngo ubone televiziyo naranagiye nubaka inzu rwose ntegereje ko rurizaza kureba ngo impe uburenganzira bwo gukora televiziyo yanjye televiziyo irahenda si ikintu cyo gukinishwa niba rero udashobora kuba ufite miliyoni 20 zo gushinga televiziyo cyangwa miliyoni 120 ukaba ugize amahirwe yo kubona YouTube tuyabyaza umusaruro tutirwa twubahuka abantu tujya mu buzima bw'abantu ariraha aryama atya agona gutya aca hanga ukavuga ibintu biterekeranye ibyo kuvuga ku bana ku miryango ku byo mu buriri ku byahe ibyo bintu abantu babireka siwe ngira inama wenyine abantu bahindure content kandi buriya tugize amahirwe no gahindura content ngiye nanakora televiziyo ikomeye cyane kuri YouTube abantu bakumirwa kubera ko mfite ibyo navuga nazana n'abanyabwenge nazana ariko se ndamuzana ureba umuntu uri gutuka umuntu cyangwa ugaragaza ngo dore umugore yihagaritse hariya ukabona ikiganiro kigize views 200 wowe ukaza kubwira abantu ko kuryama kare ukirinda telefone ukirinda umunaniro ukabyuka kujya mu kazi umeze neza urumva ni inama nziza umuhaye ariko ntari buyumvi kumubwira ati nyabuna niba ufite mbese za nama zose uziza abantu bagira umuntu urumva YouTube yose twese twishyiremo abantu nibamenya ko uyu muyoboro kuko umwana wese araza gushinga YouTube nta uza afite igitekerezo nukuza yinjira kuki yinjira mu kumuntu kuko yabonye abantu bose bakora YouTube benshi kare kuvuga bose baza bavuga ku bantu baravuga kuri Ndimbati niwe makuru kandi siyo makuru urumva umunsi rero byagenze neza tuzakora YouTube bigende neza n'impano zitwicayemo n'ubumenyi buturimo n'abantu bazabumenya ko dushoboye kuba twamanaginga televiziyo cyangwa se YouTube ikagenda ikamera neza kandi gahindura ubuzima bwa benshi Elize reka ngushimire kandi nshimire n'abari urebe iki kiganiro kugira ngo babashe gusobanukirwa ni byinshi twakagombye kuvuga ariko iby'ingenzi wenda tubinyuzemo reka ngushimire nari nemereye abantu ko nzakuzana ukagira ibyo usobanura ku byerekeranye n'ibyo nise saga wowe wavuze uti ntabwo ari saga abantu muri commentaire bari bubirebe reka ngushimire rero nkubwira ngo wakoze kandi nanakubwira ngo komereza aho ngaho wumve ko ukomeza izo mbaraga ndetse n'ubwenge butagushora mu kibi mbwira abantu ngo byose birashoboka yego bakoze